isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati randire mwana wanjye. Nahise nsohoka mu modoka ntangira kuyizenguruka ngo ndebe, ariko mu kureba mbona mu mapine yose hariho amabuye manini ashobora gutuma imodoka itahaguruka. Mpita ntangira kuyakuraho, ariko ndi gukuraho irya kabiri numva munsi y'imodoka ikintu kiri guhumiramo. Mpita mfata telefone ubundi murika itara ryayo, rihita riganza iry'ukwezi kwacanaga muri iryo joro. Mu kureba hasi mbonamo umuntu uryamye munsi y'imodoka. Mpita nikanga mu kwitegereza neza mbona n'umwana muto uri mu kigero cy'imyaka hagati y'7 n'9. Nahise mpamagara Rufusi ngo aze arebe. Ahageze mwereka umwana duhita tumukangura, ubundi arakanguka ndetse akangukira hejuru anakubita umutwe ku modoka mu byuma biri hasi. Umwana twamaze kumukurura mu modoka, ako kanya ahita ashaka kwiruka, ariko kuko twari abasore ntabwo yari kuducika. Tumubaza impamvu ashaka kurara mu modoka. Umwana mukubika umutwe kubera ubwoba, atubwira ko nta handi afite ho kurara. Umwana twamubajije impamvu yacitse ababyeyi be akaza kurara mu muhanda. Atubwira ko ababyeyi be baraye barimo kurwana, ndetse papa we akamwirukaho amubwira ko atakimushaka, bityo atari gusubirayo kandi n'ubundi ntabwo ari papa we wa nyawe. Umwana namubajije ababyeyi be ba nyabo, ambwira ko yavuye mu kigo cy'imfubyi, bahamukuye ariko bamugeza mu rugo bakamwanga cyane akajya arya ari uko yabyibye. Umwana namubajije ko yavuye mu kigo cy'imfubyi, ambwira ko yabacitse. Tumubaza impamvu yabacitse, atubwira ko bajyanaga abana babanaga ntibabagarure, bakababwira ko nabo bazabajyana, ahitamo gucika we n'undi mwana w'umukobwa. Baza gutoragurwa n'ababyeyi, ariko uwo mwana w'umukobwa ahita apfa yishwe n'indwara yavanye muri icyo kigo. Umwana twamubajije ikigo cy'imfubyi yabagamo, atubwira ko ari muri Maranatha. Tumubaza niba bamutoraguye yaraturutse muri Maranatha ariho bamukuye cyangwa se yaraje muri Merine yizanye. Atubwira ko yaje muri Merine ari kumwe n'abamutoraguye, nako ngo abamutoraguye barapfuye. Umwana yavuze adidimanga gutyo twumva ari kuducangacanga, tugiye twumva mu nda ye harimo kuvugiramo ibintu. Umwana tumubaza igihe aherukira kurya, ambwira ko aherutse kurya ku munsi washize nimugoroba, bityo akaba amaze umunsi wose atarya. Numva mugiriye impuhwe maze mubwira ko nta kintu turamutwara, yinjira mu modoka tujye kumugurira ibyo kurya. Umwana arabyemera, ubundi tuvana amabuye ku modoka yari yashyizeho, ubundi ntwara imodoka ngenda ngana mu mujyi ahari amaresitora, ariko hose dusanga hafunze. Sinzi ukuntu twabonye resitora bare yanditseho ngo 24 kuri 24. Twerekezeyo kubw'amahirwe dusanga harafunguye, ubundi twinjiramo. Umwana musaba ko asaba ibyo abasha kurya, asaba ko bamuha ibibonetse byose, ubona ateye impuhwe. Nuko umwana ahita yicara hasi nta kintu yitayeho, ubundi ararya ubona ko n'umuntu yari kumurya iyo abibasha. Natwe dukomeza kumutegereza kugira ngo atubwire uko bimeze, kuko wagira ngo ni inzara yamuvugishaga. Nuko amaze kurya azamura isura aho twari twicaye. Ako kanya ahita akora mu byo yari asigaje, araduhereza ngo natwe turyeho. Tumubaza niba haza, dushimira avuga ngo ndahaze kandi Imana ibaha umugisha. Umwana twamaze kutubwira gutyo natwe twari twihagazeho twumva inzara irahari. Mbaza Rufusi niba yariye, ambwira ko yavuye mu rugo agiye mu kazi yariye. Nanjye numva ndarya, ngeze mu rugo ubundi negera umwana mubaza noneho neza ikibazo gihari kugira ngo atubwire ukuri. Nuko umwana arandeba maze atangira gutemba amarira ku maso, aravuga ati nisanze mba mu kigo kirimo abana benshi b'abahungu cyitwa Maranatha. Batubwira ko turi abana b'imfubyi tutagira ababyeyi,
bakaturera ndetse bakanaduha n'ibyo kurya tukajya ku ishuri riri mu kigo twabagamo. Ubuzima ari ubwo ngubwo, ariko hatangiye kujya haza abantu tutazi mu kigo bameze nk'abasirikare, kuko twabonaga bafite n'imbunda mu rukenyerero. Tukabona bajyanye abana twari inshuti, abapadiri bakatubwira ko abo bana babajyanye mu kindi kigo gusura abandi bana ariko ntibagaruke. Nanjye nza kugira amatsiko yo kujya kureba abandi bana aho bajya gusura abandi. Ninjira mu modoka ariko abana bari bamaze ntibabimenya. Bamaze guhagurutsa imodoka iratangira, isohoka muri Maranatha y'abahungu, ubundi iragenda izenguruka umujyi wose, ubundi baza guparika imodoka. Bamaze guparika batangira kuvugana kuri telefone bavuga ko bageze aho barabatwara. Mu gutegereza akanya gato haza indi modoka, ubundi batuvana muri ya modoka badushyira mu yindi. Baratujyana nyuma yo kubona bishyuye ba bantu b'abasirikare amafaranga menshi ari mu bikapu, nuko batujyana ahantu tutazi. Bamaze kutugeza ahantu mu gipangu dusanga harimo abana bose bavanye muri Maranatha aho twabaga. Tubabaza icyo bakora aho ngaho, abana batubwira ko birirwa bari kubatera ibishinge bakabavomamo amaraso, barangiza bakabagaburira utuntu turyoshye, hashira igihe bakagaruka kuvoma amaraso. Kubera ko njye nitinyiraga ibishinge nahise numva ngize ubwoba, mpita mva aho abandi bana babaga bari, ubundi ngenda ngana ku muryango w'icyo gipangu, ariko nsanga harafunze. Ako kanya havayo umugore wambaye imyenda y'abantu bacunga icyo gipangu, ambaza aho nshaka kurya. Mubwira ko nshaka kuva muri icyo gipangu ubundi nkigira mu rugo muri Maranatha. Umugore ambwira ko nta mwana wemerewe gusohoka aho ngaho, bityo nsubira aho mvuye. Umugore mubwira ko ntashobora gusubirayo kubera ko ntinya ibishinge. Umugore yambajije niba bari kubatera inshinge, mubwira ibyo abandi bana bari bambwiye. Mbona umugore arikanze, ubundi ambaza aho abo bana bari. Ndahamujyana dusanga abandi bana aho bari gukinira, ariko ari bake bari gukina kuko abo babaga bateye ibishinge ntabwo bari bafite imbaraga. Umugore ababaza uko bimeze, abana bamubwira ko babatera ibishinge bakabaha ibiryo byiza harimo n'imbuto, bakababwira ko ari byo kubagaburirira amaraso babakuyemo. Mbona uwo mugore arababaye cyane, ubundi ahita abaza abo bana ibyo bintu aho bibera. Barahamurangira, ubundi umugore ajyayo. Mu kugaruka tubwira ko twese tugiye kwitegura tukava aho muri icyo kigo, nuko turamwemerera. Ngenda nishima cyane kuko yaragiye gushobora nkisubirira muri Maranatha iwacu. Nuko turamukurikira tugenda tugana ku muryango. Umugore akora mu mufuka akuramo urufunguzo rw'igipangu, ubundi arafungura, atubwira ko twese dusohoke, ariko tutaratangira gusohoka twumva amasasu ari guturuka aho twari tuvuye, maze ubundi dutangira kwiruka twihisha. Ariko abana bose bashaka gusubira aho tuvuye, barabarasa barabamara. Umugore kubera ko ari njye wari twari kumwe ahita amfata aransohora njyenyine, dutangira kwiruka. Numva ndi kuruha, ahita nshyira mu mugongo, arirukanka cyane wagira ngo ni umusirikare w'umukobwa wo muri filime twarebye muri Maranatha. Nuko tugeze ahantu hari resitora twinjiramo turihisha. Arahengereza ambwira ko bamaze kugenda, bityo nguma aho araje mu kanya. Nagumye muri resitora maze ubundi umugore ndamutegereza, maze hashize akanya gato yagaruka yambaye imyenda isanzwe, ariko ngeze iruhande numva iyi myenda wagira ngo ni mishya. Ahita amfata njyana ahantu bategera imodoka, tuyijyamo tugera muri uyu mujyi. Ubundi tugera mu rugo dusanga harafunze, arafungura, ubundi twinjiramo arangaburira, ariko nawe yicara ku ruhande atangira kurira cyane. Mubajije ikiri kumuriza ako kanya ambwira ko tugiye kwibanira aho ngaho. Ubwo uwo munsi hahise hataha umugabo amubwira ko yanzanye. Umugabo atangira kumukubita, umugabo ahita anyirukaho aransohora, ambwira ngo sinzagaruka aho ngaho. Njya kurara ku ibaraza ry'inzu. Umugabo mu gitondo mbyutse arahansanga, arankubita anyirukaho, nanjye ndagenda, ariko wa mugore wagira ngo yari yankurikiye arangarura mu rugo, ampa ibiryo, ubundi twirirwa aho ngaho. Ubona ko uwo mugore wa mugabo yamukubise kuko yari afite ibibyimba ku maso. Ninjoro hageze wa mugabo arongera arataha arahansanga, arankubita, arongera kubita wa mugore. Noneho mbona wa mugore aryamye hasi ntiyongera kunyeganyega. Mbona uwo mugabo aranyica, mpita nsohoka hanze. Mu gitondo abapolisi baza aho ngaho,
mbona bafashe wa mugabo baramujyana. Abantu benshi baza aho ngaho bavuga ko wa mugore yapfuye, ubundi bajya kumushyingura. Mbuze uko mbigenza, ntangira kugendagenda mu mujyi wose nshakisha aho kurara no kurya. Mbona ibiryo aho bari babitaye mu myanda ndabirya, maze kubirya ndyama aho ngaho. Buracyanirwa ndi kugenda ariko mbura ibyo kurya. Nigira inama yo kujya ahantu hatari mu mujyi cyane, bunyiriraho ariko nabuze icyo kurya, ahubwo numva ibitotsi biranyishe. Sinzi ukuntu nari ndi kugenda mbona ikimodoka giparitse ariko kidafite aho kwinjirira inyuma. Mpita nshaka amabuye nyashyira ku mapine ngo kitangonga, ubundi hose nshyiramo mpita nirambikamo. Maze kwirambikamo ndasinzira, nongera gukanguka ndi kubona igitoroshi kiri kumurika, ngira ngo ni wa mugabo. Bahita bankururamo, ngiye kwiruka bahita bamfata, batangira kumbaza amakuru. None munzanye na hano mumpa ibiryo, ni ukuri murakoze, ariko mu rugo ni muri Maranatha, ariko ntago nzi uko nasubirayo. Uwo mwana yamaze kutubwira gutyo, njye na Rufus turarebana. Nibaza niba Maranatha avuga ari ikigo cy'imfubyi cy'abapadiri bo muri Kenti, kuko cyari kiyobowe na Musenyeri. Mubaza amazina y'umuyobozi w'ikigo, ambwira ko ari ya mazina ya Musenyeri. Numva nibyo, bituma ngira impungenge zikomeza cyane, nibaza niba ikigo gikorana n'abagizi ba nabi. Biranyobera, bita mpangayika, numva ko mushiki wanjye Rena hari ikintu cyamubayeho. Umwana mubaza uko yitwa, ambwira ko yitwa Gaston. Mpita mubwira ko bwije cyane kandi akaba nta hantu afite ho kurara, bityo tugiye kujyana mu rugo iwacu. Nitwumva bimeze neza tuzamusubize muri Maranatha. Gaston yarishimye cyane, duhita twishyura ibyo yarariye. Dusohoka muri bare rest, ubundi tujya mu modoka. Umwana tumwinjiza mu modoka, yicara inyuma ari kumwe na Rufus, ariko ukabona yigunze cyane, nta bwisanzure afite. Nuko ntangira imodoka mu kureba ku isaha, mbona zibaye saa 7 za nijoro, bivuze ko turagera muri Kenti mu rukerera. Nibaza ibintu byose biri kuba muri iyo minsi, biranyobera, kuko nari navuye mu rugo ngiye gushaka Vanessa. None nahise menya ko papa wafunzwe azira urupfu rwa Perezida Macron yasimbuye, ndetse n'urupfu rwa sogokuru wanjye Toromeo n'umuryango we. Nanone nkaba ntahanye n'umwana Gaston wari umbwiye ibintu ntabasha kumva. Nibaza niba Maranatha bakorana n'abagizi ba nabi kandi ari abantu b'Imana, bikanyobera. Mu kureba Rufus nsanga ari gutekereza cyane, byamutwaye. Nanga kugira icyo mubwira kuko nari nzi ko ari gutekereza ku buzima bw'uwo mwana w'imfubyi, akabihuza nuko yabaye imfubyi nubwo yayibaye ari mukuru, ariko yabuze papa we akiri mutoya. Nuko urugendo turarucuma, tugera muri Kenti mu rukerera, ndetse tugenda tugana muri kampani. Tugeze ku marembo tuvuza ihoni, dusanga nta muntu uhari ngo adufungurire, ariko mu kurebesha amaso hirya y'akazu k'abasekirite, mbona umusekirite hirya wagira ngo hari ibintu arimo guhishahisha. Maze kuvuza ihoni bwa kabiri, umusekirite aza yiruka aje gufungura aho twinjirira. Nibaza ku musekirite utari ku muryango, akaba ataranaryamye mu kazu batuyemo, icyo yari ari gukora. Yamaze gufungura nkomeza njyana imodoka, ariko ku kavuduko gakeya cyane. Ndimo nitegereza ahantu hari ibyo yari ari guhishahisha, mu kureba mbona hatwikiriye ihema. Mpita mpagarika imodoka, mbwira Rufus ko ndi kwikeka ibintu, bityo ngiye kureba ibyo ari byo. Ako kanya nsohoka mu modoka ngenda ngana kuri iryo hema. Ngiye kurigeraho numva umuntu inyuma yanjye aza nkurikiye. Mu gihe ngiye guhindukira ngo ndebe uwo ari we, numva arimo gutaka. Mu kureba mbona ni Rufus wari ufashe wa musekirite wadufunguriye. Mu kureba mbona uwo musekirite afite imbunda, umunwa wayo urimo kundeba ashaka kundasa. Mpita negera ku ruhande, mpita nkwepa, maze imbunda nyikubita umugerigwa hakurya, ari nako Rufus akomeza kuniga umusekirite. Mu kumuniga twumva muri rya hema ibintu birimo kwijaganyura. Mu kugenda negera numva ari umuntu uri gutaka, ariko amajwi adasohoka mu kanwa. Mpita nkuraho ihema, ariko mbikora nirampa ku ruhande ngo ataba afite nk'intwaro akayinkubita. Ako kanya mu kumara kumukuraho ihema, mbona hicaye umugabo wambaye ubusa buri uretse akenda cy'imbere yari yambaye, aziritse amaboko ndetse n'amaguru. Mu kumureba neza mbona ariyo sura ndayizi. Mpita mufungura umunwa, mbwira ko ari umusekirite waho ku muryango. Uriya mugabo akaba yamuteye we na mugenzi we, akica mugenzi we bari kumwe ku marembo. We akamufata akamuzirika, akamukuramo imyenda akayambara,
akamushyiraho imbunda ngo amurase, aribwo twahise tuvuza ihoni, akabanza kumwegeza ku ruhande ubundi akajya gufungura yigize umusekirite tukinjira. Twamukuraho ihema agize ngo ni wa mugabo ugiye kumwica, agasanga ari abandi bantu, bityo tumutabare nawe batamwica nk'uko bishe mugenzi we. Umugabo w'umusekirite wa nyawe namaze kumva ibyo ambwiye, numva inyuma yanjye ibintu birimo kuvuga. Mu guhanga amaso mbona ni Rufus ari kurwana intambara ikomeye cyane na wa mugabo, ndetse umurwano ugeze kure ariko umugabo akarwana ashaka gucika. Mu gihe nari ndi guhaguruka aho nari nsutamye ndi kuvugisha umusekirite, umugabo arabibona ahita ashaka uko yerekeza ku marembo. Nanjye ngenda nirukanka cyane, ariko kubw'amahirwe make njye na Rufus umugabo araducika, ariko imbunda ye isigara aho ngaho. Ako kanya imbunda Rufus yahise yifata, mpita ngaruka inyuma aho yari ari, ambaza icyo tugiye gukora. Rufus mubwira ko ikintu tugiye gukora ari ukubanza tukaryamaho muri urwo rukerera kugira ngo turuhuke, kuko hari hashize amasaha angana n'umunsi n'ijoro tudatora agatotsi, bityo nibumara gucya neza turabyuka dupanga uko gahunda zindi turazikora. Ubwo twasanze wa musekirite tumuha imyenda yo kwambara, tumusaba kujya mu kazu bararamo ubundi akabanza akaryama. Rufus ambwira ko agiye gushaka undi musekirite akaza kuba ari kumwe nawe. Nanjye ninjira mu modoka nsangamo gasitamu, ka gasitamu ngasaba kuva mu modoka, kamaze gusohokamo nyijyana muri parikingi. Mu kugaruka ngaruka nsanga Rufus ari kumwe n'undi musekirite, bigaragara ko bavuye mu nyubako dutuyemo, maze umusekirite tumusigana na wa wundi twasanze umwicanyi yashyize mu ihema. Rufus ahita aterura ka gasitamu ubundi twerekera mu rugo. Ntabwo byatinze twaje kugera mu rugo, nshyiramo kode twinjira mu nzu, kuko hari mu gicuku bose bari baryamye, ariko kubw'amahirwe bari basize ibiryo ku meza. Nsaba Rufus na gasitamu kubanza kuza tukarya, kuko twari twakoze n'urugendo runini. Gasitamu yari yongeye gusonza, ikirenze n'ibyo banza koko ataraherutse kurya. Twari bucece ku buryo nta rusaku turateza. Tumaze kurya ako kanya Rufus afata ukuboko gasitamu ngo bajye kuryama, ariko mubwira ko gasitamu turarara nta kibazo. Rufus ahita ajya mu cyumba cye, nanjye mfata gasitamu ukuboko tujya mu cyumba cyanjye. Twageze mu cyumba nirambika ku buriri, musaba kuryama akaruhuka ko ari aho mu rugo kandi ntaze kugira ikibazo. Aranshimira ambwira ko ndi umuntu mwiza, mubwira ko nta kibazo kandi nidusanga no kujya kuba muri Maranatha bidashoboka tuzibanira. Nuko tugiye kuryama neza gasitamu arabanza arasenga, amaze gusenga ambwira ko ari byo muri Maranatha babigisha, ubundi araryama. Nanjye nese nirambika mu mashuka, ariko nubwo nari naniwe ntago byatumye ntabanza kwibaza ku kuntu Maranatha yabifata abana bakabakorera igurisha ry'abantu kugira ngo babakuremo amaraso. Mpita numva nta kindi kintu ngomba guheraho mu gitondo uretse kujya muri Maranatha kujya gushaka niba mushiki wanjye Rena yaba agihari, cyangwa se akaba yarajyanwa ahantu ntazi. Bo nanjye nashatse uko nsinzira, nza gukanguka mu gitondo numva gasitamu ari kwinyagambura ku buriri. Mu kumureba nsanga aricaye, mubajije impamvu yabyutse karambwira ko ariko bimenyereye, kubera ko bababyutsa kare ngo bajye koga ubundi bajye ku ishuri, ariko akaba amaze gukanguka agasanga ahubwo atari muri Maranatha. Musaba ko yakomeza kuryama kubera ko uwo munsi ntago arajya ku ishuri kandi ntahangayike cyane, ndaza kubikemura. Aranyikiriza ahita yongera araryama, ariko njye nta mwanya wo kuryama nari mfite. Narebye ku isaha mbona ni saa 12 zibura iminota, mpita menya ko isaha zanjye zo kubyuka zisanzwe zari zitaragera, kuko reveil nashyize muri telefone yari itaragera. Nuko mpita mva mu buriri vuba nsohoka mu cyumba. Ngeze muri salo nsanga Rufus nawe ari kubyuka, birantangaza ukuntu abyutse kare. Nawe mbimubajije ambwira ko gahunda dufite ari nini, bityo atagakwiye kuryama. Namubwiye igitekerezo mfite cyo kujya muri Maranatha. Rufus ambwira ko twajyayo rwose tukabanza tukareba uko bimeze. Mubwira ubwo najyagayo mu mwaka washize ukuntu mu myaka yashize ukuntu byangendekeye, ambwira ko kuri iyo nshuro noneho bisaba kwitonda. Nuko tuvugana ko tugiye muri douche, asubira mu cyumba cye, njye mbanza kunyura mu gikoni. Mu kureba ibihari mbona hari amagi, ibirayi, amavuta ndetse n'ibindi bintu byose ushobora gutekamo ibya mu gitondo. Mpita nshaka isafuriya nshyiraho amazi kugira ngo mbanze nteke icyayi. Amazi ari kuri gazi mpita ntangira guhata ibirayi. Amazi abize neza mpita nsukamo amata n'ibirayi nabyo nari maze kubihata.
ubundi nshaka indi safuriya nshyiramo amavuta, maze amavuta amaze gushya nshyiramo ibirayi nari nakase mu duce dutoya mu buryo bw'ifiriti. Amata nasutse mu mazi amaze kubira nshyiramo ibirungo biratuma kiba icyayi kiryoshye. Kimaze gushya ngishyira muri teremusi ebyiri kuko twari benshi kandi na Dorcas numvaga ndamushyiraho. Ntegereza ko bya birayi byanjye bishya ariko ndi kumena amagi no gukata ibitunguru n'ibindi birungo byo guteka mu mureti. Nuko biza gushya, ubundi nshaka ahantu Marita yaba yarashyize ipanu, maze kuyibona ndayitegura neza nyishyira kuri gaze, nshyiraho amavuta n'ibitunguru ndetse n'ibindi birungo byose. Ubundi nshyiramo ifiriti maze nshyiramo ya magi namennye. Umureti ntangira kuwutunganya neza, umaze gushya neza nkupfundikirira ku ipanu. Mpita nsohoka mu gikoni njya mu cyumba cyanjye. Mbona gasitamu yangiye gusinzira, mfata esuwime njya muri dushe. Mvuye muri dushe nambara imyenda yoroheje ariko atari iyo kujyana ku kazi, iyo nshobora kujyana ahandi hantu hose bakabona ndi umuntu usanzwe nk'abandi. Nuko maze kwambara mpita nsohoka muri salo, nkubitana na Marita ahahagaze arimo kwayura. Mubaza impamvu arimo kwayura, ambwira ko ari kumva inzara imwishe kubwo kurara ijoro. Marita namubajije ikintu yari ari gukora mu ijoro, ambwira ko yaraye yicaye antegereje ko nataha ariko araheba. Yashaka no kumpamagara kumva atari ngombwa agakomeza gutegereza kugeza ubwo umuyaga wamuhushye mu nda kumva atabivamo, agafata umwanzuro wo kuryama nubwo byari bitinze. Akomeza ambwira ko riri impamvu abyutse kare ari uko agiye guteka ibya mu gitondo kugira ngo arwanye inzara. Marita namubwiye ko naza kubyitekera kandi aricyo nje gukora. Ambwira ko ariko kazi ashinzwe, mubwira ko atari akazi ke areke kwivuna kuko nanjye mfite umwanya. Ubwo nakomeje gusigana na Marita mu ijwi rinini, nshaka ko abantu bose baryamye batwumva bakabyuka, ubundi nkabakubita iyo surprise icyarimwe. Koko nkuko nari nabiketse, ako kanya habanza kuza Rufusi, we wari uvuye kwitegura. Mu gihe ari kutubaza ikintu cyabaye, Jessica ahita aza ari kugendera ku mbago imwe, ndetse na gasitamu aza ari kwibaza ibyabaye muri icyo gitondo, ko yumvise abantu bameze nk'abagiye kurwana. Nuko mpita ndeba Marita munyuraho aho yari ari mu nzira yerekeza mu gikoni. Maze kumunyuraho mpita nterura ipanu nari natekeyemo umureti wanjye, mpita ngaruka muri salo ndi kwiruka Marita dukubitanira mu muryango. Ahubwo hari habuze gato ngo mbimene. Nditangira, ubundi mpita ngenda ngana muri sale turiramo. Mu gutereka ku meza ngapfundura, bose bakubitwa n'impumuro yawo. Ubundi baza bameze nk'uko inyamaswa yumva impumuro y'ikintu ikunda kurya ikagenda ikoresha amazuru kugeza ikigezeho. Mu kanya gato nk'ako guhumbya mbona bose bicaye ku meza bashaka gukoramo, ariko ngenda mbakubita intoki mbabwira nti ntihagire umuntu n'umwe ukoramo, hatagira ukoramo ntamuhaye uburenganzira tukabipfa. Marita ahita avuga tutambwira ko iba ari wowe wabitetse, kuko amaboko nahita nyamanika neza, wambabariye ngatoraho gatoya. Ndamusubiza nti oya, ngiye kuguma hano ncunze ku buryo nta muntu ukoramo, ahubwo genda mu gikoni uzanira icyayi kiri muri teremusi. Jessica ahita avuga ati niyihute se ari kudutinza kuko ipfa n'irari ry'iri ibiryo biryoshye gutya rigiye kumpitana. Marita ahita avuga ati basi reka ntoreho gatoya ngende ndi kukarya muragakata kuko mwari mwangeneye. Gasitamu yarebye Marita ukuntu ari kurabya indimi ahita aseka, arimo kumwenyura ariko yubitse umutwe. Jessica aboneraho kumbaza uwo mushyitsi uwo ari we. Mubwira ko ndababwira ari uko Marita amaze kuzana icyayi, ariko babyibagirwe ko hari n'umuntu wakoraho igihe kitaragera. Nuko Marita ahaguruka arimo guseta ibirenge, birangira icyayi akizanye. Maze ubundi twese twicara ku meza neza. Marita agiye gukozaho intoki mpita nzikubitisha ifurusheti. Mbanza kubabwira kwitonda bakabanza bakanyumva. Maze ndababwira nti rero uko ndi kubona ibi biryo natetse ndi kumva nta muntu wabikoraho, bityo mureke tubireke tujye guteka ibindi, ubundi aba ari byo turya kugira ngo ibinge mpora mbireba bintere ishema ry'umutetsi mwiza. Namaze kuvuga gutyo mbona bose bari kundeba, wagira ngo ni ibisimba bishaka kwahuka ibiribwa byabyo. Ngira ubwoba ko nindenzaho irindi jambo bashobora nanjye kundya. Navanyeho intoki Marita yamaze gutamira kambere, hari habuze gato kakamuniga. Mpita musaba kwitonda akarya buhoro. Barya barimo kuvuga ko biryoshye cyane, babwira ko ndi umutetsi mwiza.
maze mboneraho kubabwira Gaston uwo ari we. Jessica na Marita barabyishimira cyane, bambwira ko bagiye kumugumana bakamwitaho. Gaston ababwira ko nawe abishimiye cyane kandi akunze intwari ye yamutoraguye munsi y'imodoka ubwo yavugaga njyewe. Twamaze kurya bose mbabwira ko ngiye muri Maranatha gushaka mushiki wanjye Rena. Jessica ambwira kwitonda kuko ari ahantu nshobora kugirira ibyago. Mubwira ko nditonda rwose ariko menya amaherezo ya mushiki wanjye. Nuko mpaguruka ku meza na Rufus azamperekeje, ninjira mu cyumba cyanjye nawe yinjira mu cye. Mu gusohokamo Rufus duhurira muri salo. Mpita nsezera Gaston mubwira ko uwo mubyeyi ari mama we, ntamwishishe naho uwo mukobwa w'igisambo yabonye amufate nka mushiki we. Gaston ambwira ko bose yabakunze kuko bamwakiriye neza. Nuko tubasezeraho turagenda. Twavuye mu rugo tugera muri kampani, duhita tujya muri parikingi ubundi mfata imodoka. Tugera ku marembo ya kampani umusekirite aza gufungura. Rufus ambwira ko ari wa wundi yavanye ku gipangu cy'aho dutuye. Mpita nibuka ko tuva mu rugo ntigeze mpabona umusekirite, mpita nanabaza ukuntu byagenze kuri umwe wapfuye. Numva ntujuje inshingano zanjye kubera ko mugenzi we ashobora kuba yabifashe nkaho ntabyitayeho. Mpita mpagarika imodoka nsohokamo, negera umusekirite mubaza aho mugenzi we twabasiganye nijoro yagiye. Ambwira ko yatwaye umurambo w'inshuti ye, akaba yagiye kumujyana iwabo mu rugo kugira ngo bamushyingure. Akaba yanasabye uruhushya bosi wabo ukuriye kampani y'umutekano. Maze kubyumva ako kanya nsaba Rufus ko twabanza kujya muri Maranatha, twavuye tugashaka uko twajya gufata mu mugongo uwo muryango. Rufus anyibutsa ko hari misiyo ndi gushyira ku ruhande nkaba nayirengagije kandi Dr. Desmer itari mu bibazo. Mubwira ko turaza kubipanga nyuma kuko ntabwo ari ibintu byo guhubukirwa, kuko n'ubundi kujya muri Eternity Jail ntabwo ari ibintu byoroshye. Nuko dufata inzira tugenda tugana muri Maranatha. Mu kugera ku marembo mparika imodoka, hahita haza umusekirite kuko yari yabonye ari y'Abarewisi atubaza icyo dushaka. Mubaza amakuru niba hari Maranatha ebyiri, ambwira ko ariko bimeze iy'abahungu n'iy'abakobwa, aho ndi akaba ari iy'abakobwa. Mubwira ko nari nje gusura umwana w'umukobwa uba muri icyo kigo. Umusekirite ambwira mbaza igihe gishize uwo mwana ageze muri icyo kigo. Umusekirite mubwira ko hashize imyaka 14 yose. Ambwira ko bitashoboka kuba uwo muntu yaba akiri muri icyo kigo kubera ko nta bana bajya bamaramo imyaka irengeje 3, ngo yumva hari ahandi hantu babajyana ariko akaba atahaze nawe kuko icyo ashinzwe ni ukureberera icyo gipangu gusa. Umusekirite namubajije niba atazi ahantu baba bajyana abo bana bya nyabyo. Ambwira ko nawe yashakishije agaheba kuko abona babavana aho ngaho gusa ku itegeko rya Musenyeri, ubundi bakazana abandi bashya nab'igihe cyashira bakabajyana. Numva ibyo bintu birimo urujijo kandi ruteye ubwoba. Mubaza niba yamfasha akazanshakira amakuru. Ambwira ko ibintu nshaka kumusaba bitemewe kuko babimenye bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye. Umusekirite amaze kumbwira gutyo numva harimo akantu. Ukuntu yaravuze ngo ntabwo azi ahantu babajyana, ngo abona bagenda, ngo ariko ngo gushakisha amakuru y'aho babajyana babimenye byamugiraho ingaruka. Mpita numva ko hari byinshi abitse. Ako kanya musaba kuza cyegera imodoka tukahavuganira. Ageze hafi y'imodoka ndeba hirya no hino ko nta muntu uri kundeba. Mpita mufata umutwe nkukubita ku kizuru cy'imodoka, mubaza neza ahantu bajyana abana. Umusekirite ndahirira ambwira ko atahazi, gusa bizi ko babajyana ntibabagarure. Mubwira ko mu bubasha mfite nshobora kumukorera icyo nshaka cyose kandi ntihagire ikintu na kimwe kimbaho. Bityo ngiye kumuha nimero yanjye nawe akampiye, yarangiza akampa amakuru y'ahantu bajyana abana kandi abikore vuba cyane. Umusekirite namaze kumubwira gutya arabyemera, ampereza nimero ye ya telefone nanjye ndayimuha. Ambwira ko akimara kumenya amakuru neza arahita ampamagara. Mubwira ko natinda tutazakiranuka kubera ko muri icyo kigo hazanywemo umuntu wanjye. Namaze kuvuga gutyo njye na Rufus dusubira mu modoka. Ngenda ndi kwibaza niba mushiki wanjye akiri muzima kubera ko imyaka yari ishize ari myinshi cyane. Ushobora kuba utakiriho bari kukuvomamo amaraso buri munsi. Ntago byatinze twaje kugera muri kampani. Mbaza Rufus ahantu yashyize ya mbunda ya wa mwicanyi wa nijoro, ambwira ko yayibitse mu rugo.
Rufusi mubaza niba yibuka neza ko umwicanyi yari yambaye uturindantoki cyangwa se ga, ambwira ko ntazo yari yambaye. Mpita musaba kujya kuzana iyo mbunda tukayihereza Lorena adushakira uko ayipima ubundi amenye ibikumwe byayikozeho byose ngo ni ibyandi. Rufusi yagiye mu rugo nanjye ngenda ngana mu bitaro. Mu kugera mu cyumba Dorcas arwariyemo nsanga yicaye ku buriri, ambonye ahita ahaguruka aza nsanga. Ambwira ko ijoro ari rinini kuko yahise arikiriyamo, nubwo ari kumva uburibwe bukeya ariko arumva yakize. Mubwira ko ari byiza, nawe ambwira ko ako kanya yarantegereje kuko yarabizi ko nta handi hantu ndajya mbere yo kujya mu kazi, bityo tugiye gutahana. Dorcas mubwira ko ubu twagiye ahubwo. Ako kanya turimo kuganira hinjiye wa muganga usanzwe amwitaho. Aza afite ibipapuro n'imiti aramuhereza, amubwira ngo iyo miti niyo agiye gukomeza kunywa. Amubwira n'amabwiriza azakurikiza arimo kuyinywa. Nuko amusezeraho amubwira ko agomba kwitonda ntihazagire ikindi kintu kimubaho. Dorcas amubwira ko azirinda. Umuganga amubwira ko azamukumbura. Dorcas amubwira ko ari uwa hafi atazigera amukumbura kuko bazajya babonana. Nabonaga uwo muganga ahangayikiye Dorcas cyane. Sinabigira impamvu dusohoka mu cyumba. Kugera hanze nsaba Dorcas kuntegereza nkajya kureba Lorena. Nzamuka ngana mu biro byo kubw'amahirwe ndahamusanga. Nsanga ari kumwe na Vice Chairman, bambwira ko bari bahangayikishijwe nanjye, bategereje ko nza kubabwira uko byagenze. Nababwiye uko byagenze mu ncamake, ubundi bambaza icyo ngiye gukora. Mbabwira ko ngiye kubanza kwicara nkabitekerezaho neza, kuko Desmerite igihe cyose araba yavuye muri gereza, umuntu uraba wamukuyemo baramufata nk'ikihebe. Bityo niba ngomba kumukuramo ngomba kubikora ku buryo bataramenya uwo ndi we, nkanamuhisha kure cyane hatazwi kugira ngo batazongera kumubona. Namaze kubabwira gutyo banyifuriza amahirwe masa. Ubundi ako kanya Rufusi arahagera, ahereza Lorena imbunda yari ipfunyitse neza. Mubwira kuyipima neza akamenya ibikumwe byayikozeho, ko niba hari umuntu bari buhuze wigeze kugera muri ibyo bitaro. Mubwira ko ndaza kuyireba nimugoroba. Mpita nsohokana na Rufusi tugera hanze. Nsanga Dorcas yantegereje. Kubw'amahirwe mbona Marita yaraje kwa muganga kumureba. Mbasaba ko bajyana mu rugo, ubundi nkabanza nkanyura mu biro byanjye ngo ndebe uko byifashe, ubundi mbone kuza kumureba. Bamaze kugenda njye na Rufusi tugana mu biro. Tugezemo Rufusi ndamubwira nti ubu ngubu ndashaka ko twiga neza ikintu twakora kugira ngo tubohoze Desmerite ku kabi n'akeza. Rufusi yahise ambwira ati ariko rero Chairman, uyu munsi hari gahunda nyinshi cyane ufite. Byaba byiza uramutse upanze uko zirakurikirana, kubera ko mu kanya gato dusohotse muri company, dusohotse uri kuvuga ko nituva kuri Maranatha turajya gufata mu mugongo umusekirite wapfuye. Rufusi yamaze kumbwira gutyo mpita mbyibuka. Numva ko nyamara bitewe no kugira amagahunda menshi ntabura kwita ibibazo, nabuze icyo nkiri imbere n'icyo nareka. Ako kanya mpita numva ko kujya gufata uwo musekirite mu mugongo nta kindi kintu kirabiza imbere, byibura ngo umuryango we ubone ko hari uko company yabyakiriye. Ubwo twese tuva mu bitaro byanjye twerekeza mu rugo ngo duhindure imyenda, kuko ntago nari kujya mu kiriyo nambaye uko niboneye. Tugeze mu rugo dusanga bicaye bose muri salo. Dorcas ari kuganiriza Gaston ubona ko yamwishimiye. Tujya guhindura imyenda kuri iyo nshuro nambara nk'umuyobozi, ubundi tubasezeraho na Rufusi, ubundi tujya kwa General Manager. Tugeze ku biro bye turakomanga, aratwikiriza duha karibu. General Manager tumubaza uko akazi kameze nuko yagatangiye. Atubwira ko nubwo ari ubwa mbere ari gutangira, ariko Vice Chairman na Karara barimo kumufasha nta kibazo, tumwifuriza kubifata vuba. Ubundi tumusaba ko yaturebera umugabo w'umusekirite wari wapfuye, imyirondoro ye n'aho avuka n'aho aturuka nk'umukozi wa company. General Manager arabireba byose arabitubwira. Turangije turamushimira, ubundi dufata inzira isohoka hari ibiro. Tugezeyo tujya muri parikingi. Twafashe imodoka tuva muri company kugera aho baturangiye kuko dusanga niho, kuko twasanze abantu benshi cyane. Imodoka tuyiparika mu rugo ubona rusanzwe. Twegera abandi bantu bari bari aho ngaho, tubabaza aho bageze, batubwira ko bagiye kujya gushyingura, niba tuje kubafata mu mugongo tukaba tuziye igihe. Umusore watubwiye gutyo twaramushimiye.
ariko tumurebye mu maso tubona afite agahinda kenshi cyane. Mufata ku rutugu ndamwihanganisha, ambwira ko umusore wapfuye ari inshuti ye magara, ku buryo n'amabanga yose yari afite yari ayazi. Uko umusore yatubwiye gutyo niko yakomeje kurira cyane, bigaragara ko agahinda ari kenshi cyane. Nuko ndamufata muvana mu bandi bantu, njya kumwicaza ku gacaca kari kari inyuma y'urwo rugo. Ubundi mfata agatambaro ndakamuhereza kugira ngo ahanagure amarira, mwihanganisha mubwira ko buriya Imana ariyo yari ibonye uwo mwanya wo kuruhura uwo mugabo. Navuze gutyo umusore arandeba, ambwira ko uwapfuye atari umugabo, ahubwo yari umusore ndetse ukiri na mutoya. Aho turi akaba ari ku muryango wamureze kubera ko nta babyeyi yagiraga. Numvise buryo wapfuye yari umusore, nanjye ngira agahinda kubwo kuba agiye akiri muto. Mubaza uko byagendekeye uwo musore kugira ngo abure umuryango we, kuko yari yambwiye ko yari azi amabanga ye yose. Umusore aransubiza ati hari hashize imyaka myinshi cyane njye na Dantino turi inshuti magara. Nyuma yo kuza kuba hano umuryango we umaze kuburirwa irengero, twatangiye kwiberaho inshuti magara, kuko yari umusore ukunda gukora akazi akariko kose, ndetse kuko iwabo bari banakize cyane ntabwo ibyo yabigenderagaho, kuko kigera mu cyaro cyacu yatangiye kujya aragira inka ndetse anihanganira gucikiriza amashuri ye, kuko uyu muryango nta bushobozi wari ufite bwo kumwishyurira, kubera ko natwe muri iki cyaro kuragira no guhinga ari wo muco wacu, ni nabyo byaduhuje, kuko nanjye natangiye kuragira ndi umwana mutoya. Ubwo rero twabyukaga mu gitondo cya kare, ngakubita ikivugirizo, Dantino akamenya ko namaze kuzitura inka nzikura mu kiraro no kuzinyuzaho inkuyo, kuko yari ubwo zabaga zaraye mu mase yazo, nawe agahita yahura ubundi tugahurira mu kayira kava iwacu na hano iwabo. Inka tukazahura ubundi tuzikajya mu rwuri, kuko ari umuco muri iki cyaro wasangaga mu rwuri hahuriyemo inka nyinshi cyane. Bivuze ko twabaga turi abashumba benshi cyane, ariko twagera mu rwuri Dantino agakunda kwicara wenyine ku ruhande, ameze nk'umuntu urimo gutekereza ibintu byinshi cyane. Umunsi umwe nubwo twari twarabaye inshuti, nibwo negereye Dantino mubaza ikibazo afite ku buryo ahora yigunze adashaka kuvugisha abandi bana. Ansubiza ambwira ati buriya rero Ferimini muvandimwe, ndabizi turi inshuti, niyo mpamvu ngiye kukubwira ubuzima bwanjye bwose. Ubundi namenye ubwenge nsanga mbana na mama wanjye gusa, ariko uko iminsi igenda iza, ubwo nari nkiri muri iyo myaka mitoya, mu rugo hari umugabo wakundaga kuhaza, mama akamwakira. Mama akambwira ko uwo mugabo ari papa wanjye, ariko nabigereranye n'uko abandi bana babayeho nkabona atari papa, kuko nari nzi ko abagabo bakunda kuba bari mu ngo zabo ari bo ba papa b'abana babana. Ariko njye uwo mugabo kuba yarazaga nka nijoro, mu gitondo nkabyuka yagiye, ndetse akazagaruka nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa ukwezi, ntago numvaga ko yaba ari papa. Ariko ibyo simbigireho ikibazo, kubera ko n'ubundi nta kintu nari mbuze, kuko mama wanjye yari umuganga ndetse afite n'imodoka, ku buryo mu gitondo nabyukaga njya ku ishuri, ubundi akagaruka kuntwara nimugoroba ngiye gutaha. Ubwo rero nakomeje kwiberaho muri ubwo buzima, kugeza ubwo nageze mu wa 2 w'amashuri yisumbuye, nkaza kubaza mama wanjye papa uwo ari we. Akambwira ko papa ari umutasi w'igihugu cyacu, bityo impamvu nabonaga akunda kuza nijoro nkabyuka yagiye ari uko aba ari mu kazi. Mama namubajije ahantu papa wanjye aba n'aho akorera, ambwiza ukuri ariko ansaba kuzabigira ibanga, avuga ati mwana wanjye Dantino, ubundi njya kumenya papa wawe, njye n'umukobwa w'inshuti yanjye twari dufitanye gahunda yo kujya kuryoshya ubuzima. Mu gushaka ahantu tuzaburyohereza, uwo mukobwa ambwira ko afite abahungu b'inshuti ze 2 bashaka ko tuzajya gushinga inkambi ahantu mu gashyamba cyegereye amazi hafi n'ikiyaga cya Heradi, ubundi akaba ariho turira ubuzima. Uwo mukobwa w'inshuti yanjye mubwira ko nitinyira amashyamba, kubera ko akunda kuba arimo abantu b'ibyihebe bashobora no kudushimuta. Umukobwa ambwira ko ibyo bitazabaho, kandi abasore tuzaba turi kumwe bazanaturinda ikintu cyose gishobora kutubaho. Ubwo naramwemereye, ubundi duhana gahunda yo ku munsi ukurikiyeho, kubera ko ababyeyi banjye bampaga uburenganzira bwose, bananyizeye kuko uburere bampaye bari babwizeye.
mbabwiza ukuri ko umukobwa w'inshuti yanjye agiye kunsohokana kandi tukazamara icyumweru cyose tutaraza. Ababyeyi bambwira ko atari ngombwa ko bibabwira kubera ko bizera buri kimwe cyose nkunda gukora, kandi niba ku kazi aho nkora ubuganga niba bampaye uruhushya nta kibazo. Mbabwira ko wa mukobwa w'inshuti yanjye dukunda kuzana aho mu rugo nawe twese baduhaye uruhushya bityo ntibagire ikibazo, ariko nari ndi kubabeshya. Namaze kubwira ababyeyi banjye muri iryo joro ndaryama. Mu gitondo umukobwa w'inshuti yanjye azinduka ari kumpamagara ambwira ko ndi kubakerereza kubera ko bantegerereje aho twavuganye. Mpita ndeba ku isaha asanga naryamiriye, ubundi mbyuka vuba vuba cyane nditegura. Mfata igikapu nshyiramo imyenda itandukanye uhereye ku y'imbere, iyo kogana mu kiyaga ndetse n'iyo gutemberana ishyamba kubera uko biba bimeze mu ishyamba. Ubundi nsezera kuri mama na papa bambwira kwitonda, nuko ngenda ngana ku muhanda aho ndategera imodoka. Ingeze aho ndasanga uwo mukobwa w'inshuti yanjye ndetse n'abo basore bagenzi be. Ubwo nageze ku muhanda imodoka ndayibona, maze kuyicaramo iratangira. Ntibyatinda ngeze aho bambwiye ubundi nyivamo. Ngeze hanze nakirwa no guhoberwa n'umukobwa w'inshuti yanjye, nuko amaze kumpobera anyereka hakurya ahantu haparitse imodoka nk'iya ba mukerarugendo. Ambwira ko abo basore kuko bavuka mu mbyeyi iyo modoka ari iyabo, nuko twambuka umuhanda ansaba kwinjira mu modoka. Ngezemo imbere nsanga harimo abasore babiri b'ababogari, nuko ndabasuhuza mbabwira ko nitwa Rita. Umwe ambwira ko mfite akazina keza, we ambwira ko yitwa Medalidi, undi akaba yitwa Bergino. Nuko tumaze kubwirana neza umukobwa w'inshuti yanjye nawe yicara inyuma. Umusore wambwiye ko yitwa Bergino agenda atwaye imodoka, ariko nambwira ko nambaye neza, mushimira mubwira ko akoze, ariko nawe yari yambaye neza. Uhereye ku gakabutura yari yambaye ka shokora n'agashati nako kamurekuye ukuntu keza, ingofero ndetse na rinete nziza, bigaragara ko nawe nyine ari ibogari. Nuko Medalidi agenda aganira n'uwo mukobwa w'inshuti yanjye kugeza ubwo twageze ahantu tugata umuhanda, agakata mu kandi gahanda agana ahantu hari ibiti byinshi cyane bigaragaza ishyamba ry'inzitane. Tubabajije aho hantu aho ariho, batubwira ko iryo shyamba mu gihugu cyacu nta muntu utarizi ko ari ishyamba rya Santa, rikaba riherereye mu ntara ya Turiya. Akaba ariho tuje kuryohereza ubuzima, tukaba turarigenda kugeza igihe tuje kugerera mu nkengero ryayo, ahari inkengero z'ikiyaga cya Heradi gitandukanya Metrobeti ndetse na Kentrone. Tubabaza niba basanzwe barizi, batubwira ko atari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri barijemo, bityo twere kugira ibintu by'ubwoba. Ubwo twakomeje urugendo isaha irirenga, tukigenda ishyamba ryari rinini cyane, rimwe na rimwe tukanayoba, ubundi Bergino akagarura imodoka inyuma tugaca mu tundi tuyira. Tugeze aho tutakibona aho gucisha imodoka, Bergino arayiparika atubwira kuvamo tukagenda n'amaguru, ko turayisanga aho ngaho akaba ariho tuzayisanga. Natwe turabyumva ubundi dukora ibintu byacu mu modoka. Maze kugera hanze y'imodoka ndahagarara ngo ntegereze Medalidi na wa mukobwa w'inshuti yanjye bari bakiri mu bintu byo gusomana. Ubundi babonye turi kubareba bahita barekera aho ngaho barasohoka. Imodoka tuyisiga aho ngaho, ubundi dutangira kugana mu ishyamba twarimo, ndetse twambukiranye n'ibyatsi birimo n'amahwa. Bergino abonye meze nk'uri kunanirwa ahita anyaka igikapu cyanjye ngo akintwaze. Mubwira ko ngishoboye kandi ntago nshaka kumuvuna, ariko akomeza kumpatiriza ambwira uburyo atagomba kuvunisha umukobwa mwiza nkanjye. Ikirenze n'ibyo akaba yanyikundiye cyane, rero ndeke kwivuna rwose. Uko Bergino yakomeje kuntitiriza niko naje gutwarwa, kuko yakomeje ambwira utugambo dusize ubuki n'isukari. Birangira nemeye ko antwaza ndetse biranarenga amfata ukuboko, maze ubundi tugenda twambuka amabuye n'amahwa biri mu ishyamba rya Santa, kugeza ubwo yagiye anaterera ibikapu imbere aho turimo kugana, ubundi akanterura akangezeyo tugakomeza urugendo. Kureba nkabona n'umukobwa w'inshuti yanjye nawe birimo kugenda gutyo. Biza kurangira bya bintu mbonye bitangiye kuza kuba byiza, kuko abasore bari batwitayeho cyane. Byaje kurangira ishyamba turikomeje, ariko amasaha ari nako agenda, ndetse bigaragara ko bimaze kuba mu gicamunsi. Ku ruhande rwanjye Bergino nari maze kumwishimira cyane, ariko ibyo byishimo ntabwo byatinze,
kuko nyuma y'ikindi gihe twaje kugwa mu gaco ahantu nakwita inkambi ya gisirikare. Mu kuzengurutsa amaso dusanga turi hagati y'abasirikare gusa batuzengurutse. Nuko Bergino na mugenzi we Medaridi mu kubibona nta kindi bakoze, bahise baterera hasi ibya bari bafite, amaguru bayabangira ingata. Ariko njye n'umukobwa w'inshuti yanjye abasirikari baradufata. Umwe muri abo basirikare avuga ko abasore b'ibigwari kwirirwa bakwiruka hatari ngombwa, icyangombwa nuko bafasha abo bakobwa beza mu buzima bwabo bwose, bakaba bari bamaze batarahura n'abakobwa, bityo ubu bagiye kwinezeza bigatinda. Nta kindi cyabaye, bahise batangira kudufata bashaka kutwinezezaho, ariko bataratwambura imyenda hahita haza undi musore. Umusore byagaragaraga ko ari mu kigero cyacu, ariko ndebye ku myenda ye nkabona n'indi myenda abo basirikari bari bambaye, mbona barusha amapeti cyane. Ikirenze n'ibyo byahise byigaragariza aho ngaho, kuko abasirikari bakimubona bahise baturekura baranamuterera amasari. Nuko natwe tubuze uko tugira, njye n'umukobwa w'inshuti yanjye duhagarara aho ngaho, ubundi tureba hasi. Uwo musirikare atugeze imbere atubaza amazina turayamubwira, adusaba ko tumukurikira tukamusobanurira uko twageze muri iryo shyamba batuyemo bitwa inyeshyamba z'igihugu cyacu. Nuko natwe twumva biturangiriyeho, ubundi turagenda tugera ahantu hari ihema, ubundi twinjiramo. Mu kugeramo dusanga harimo ama esikariye acukuye agana mu butaka mo hasi cyane. Afande akomeza kwinjiramo, natwe turamukurikira, ariko njye wari inyuma ndahagarara kubera ubwoba. Afande ahita tureba maze atubwira ko ibintu bimeze neza, nta kintu turaba kuko niwe uyoboye aho ngaho abasore bose bakurikiza itegeko rye, ntitwirirwe duhangayika. Numva Afande ndemye agatima, ubundi dukomeza kwambuka ama esikariye menshi cyane kugeza ubwo twayarangije tukagera ahantu mu nzu nziza yubatse mu buryo bwa gisirikare, ku buryo ariko utapfa kuyimenya, ndetse ikaba iri munsi y'ubutaka ku buryo icyabera hejuru y'ubwo butaka cyose ntacyo byayangirizaho, bitewe n'uburyo yari yubatse ndetse inakomeye cyane. Nuko tugeze mu nzu Afande dusaba kwicara, ubundi tukamubwira ikintu twari tuje gukora muri iryo shyamba, ariko kuvuga biratunanira. Umukobwa w'inshuti yanjye we aza gutinyuka, abwira Afande ibintu byose uko bimeze, n'uburyo twaje aho ngaho dusohokanye n'inshuti zacu, none bakaba birutse bakibona turi muri ako gaco k'abasirikare. Afande atubwira ko abasore benshi bakunze kuba ari ibigwari, kuko bizeza abakobwa ibitangaza bazabakorera, ariko bagera ahantu bakabona ubuzima bwabo buri mu kaga bagahita bahunga. Aduha urugero rw'uko abo basore ubwo bahungaga batigeze banahindukira byibura ngo baturebe n'irihumye cyangwa ngo badufate ibiganza batwirukankane. Mpita nibuka ukuntu nabajije umukobwa w'inshuti yanjye niba ibyo bintu byizewe, ambwira ko abo basore baraza kuturinda. Mpita mbihuza n'uburyo Bergino yambwiye ko yankunze, ariko mu guhunga agahunga wenyine. Mbona ahubwo Afande nubwo yari ikihebe ariko yari azi ubwenge. Afande yatubwiye ko aho twakwisanzura mu gihe agiye kudushakira uko tuzataha, kuko ntago ari ibintu byapfa kuba ako kanya, kandi itegeko bafite ritabemerera kuva muri iryo shyamba, kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe ubabona akaza kubatera batararangiza misiyo yabo yo kwihorera ku gihugu. Naratinyutse mbaza Afande impamvu ashaka kwihorera ku gihugu, ambwira ko ari amateka maremare cyane, ariko natwe nituva aho ngaho nta muntu n'umwe dushobora kubibwira ko twahabonye, kubera ko ubwo twamenyenye tukamenyekana nabo, nidukora ikosa ryo kubatamaza tuzahura n'ibibazo, kubwo ubwo baratuza. Afande tumubwira tumuhamiriza ko nta muntu n'umwe uzabamenya biduturutseho. Nuko aranyegera arambwira ati, Rita, ndabona uri umukobwa w'umunyamatsiko cyane, ariko reka nkubwire impamvu ya nyayo nshaka kwihorera ku gihugu cyacu ku kabi n'akeza, kandi si njye njyenyine gusa, kuko n'abankuriye nabo bafite impamvu, kimwe n'abari abasirikare ubonye hariya bafite impamvu yo kwihorera ku gihugu kuko cyarabahemukiye. Ubundi njya kumenya ubwenge nisanze hano ntozwa ibijyanye n'imirwanire ndetse no kurasa, kugeza ubwo ku myaka 10 yanjye nari mfite imyumvire ya gisirikare, ariko nza kugira amatsiko y'uburyo nageze ahangaha. Afande wanjye wari n'umukuru wacu ambwiza ukuri, ambwira ko nashimuswe bakanyaka mama wanjye na papa wanjye bari abatasi.
babasaba ko bagambanira ubuyobozi bwabo ubundi bakajya babaha amakuru kugira ngo bice perezida wariho. Ubwo afande wanjye namubajije impamvu bashaka kwica perezida, ambwira ko perezida wariho adakora ibyo bumvikanye nyuma y'intambara y'abakoloni, bityo akaba ameze nk'uwabagaranzuye we n'igisirikari cye. Abadashaka ibyo akora ahita barema umutwe urwanya igihugu witwa Anti-G001 cyangwa se Anti-Government 001. Ubundi bahita bikusanyiriza hamwe baza mu ishyamba rya Santa, barahategura neza, bahagira inkambi nziza cyane. Ubundi batangira kuhakorera imyitozo. Afande namubajije ibintu perezida akora bituma batabyumvikana. Afande General ambwira ko buriya kugira ngo ubeho ku isi ari uko ugomba kugira imbaraga, bityo nta handi wakura imbaraga uretse mu bukire bw'iyi si. Ariko perezida wariho ubwo bukire akaba yarashakaga kubugabana n'abaturage, bivuze ko akora ibyo abaturage bashaka, agateza n'igihugu muri rusange imbere, ariko bityo bashakaga nuko abaturage batagira ijambo, bityo ikivuzwe kikaba ari itegeko, ku buryo nta muturage n'umwe wemerewe kuba yakubura umutwe ngo agire ijambo mu gihugu. Ariko perezida akaba yarabyanze, ahubwo agaha ijambo abo baturage bakaba bisanzuye mu gihugu. Afande namubwiye ko n'ubundi byari byo byiza, ambwira ko nkiri umwana nzabyumva maze gukura, nkaba ntaramenya imbaraga n'intambara barwanya abakoloni babatabara abaturage, none abaturage bakaba nta cyubahiro babaha kandi bakaba batanabibuka, kandi hari intwari zaguye muri urwo rugamba rwo kurwanya abakoloni nka General Timote n'umuhungu we Timote, barwanye bakahasiga ubuzima, ariko bakaba bavugwa gake cyane mu gihugu kubwo kuba badakandamiza abaturage ngo babereke ko ibyo bihe bagomba kubyibuka no kubiha agaciro. Ikindi kandi nkaba ntarinzi n'ibindi bintu byinshi muri politike, ku buryo ariyo mpamvu numva ko baba bararemye umutwe wa Anti-G001 ari amakosa. Nubwo ari nari muto koko nk'uko afande yarabivuze, ariko rwose numvise ibyo atari byo, mpita numva ko nanjye ndi gukandamizwa nk'abaturage uko bashaka kubakandamiza, kuko namubajije papa wanjye na mama wanjye ariko banga ko bambwira gusa ko bari abatasi b'igihugu cyacu, bakaba barancimuse kugira ngo babiyungeho barwanye perezida. Ubwo afande nanze kugira ikindi kintu mubwira, ansaba gukaza imyitozo kuko isaha n'isaha leta ishobora kuza kutugabaho igitero, ugasanga twese baratwisha. Nuko nkomeza imyitozo isanzwe, ari nako numva ngomba gukora ibishoboka byose ngacika iryo shyamba nkagera mu gihugu, nkazakomeza kuba umusirikare ukomeye cyane ndwanya inyeshyamba za Anti-G001. Nuko igihe kimwe ubw'iminsi yari maze kwisunika, ndetse bari baranampaye n'amapeti ya mbere, nkaba nari njye mwana muto mu nkambi yacu. Haje kuza umugabo aza ashaka afande cyane, kubera ko afande mukuru twahoranaga cyane, ambwira ko uwo mugabo ari we uzadufasha kurwanya perezida. Ambwira ko uwo mugabo w'umusirikare yitwa Makironi, akaba ari umujepe kwa perezida. Bityo nubwo papa wanjye yanze kumpa amakuru, ariko Makironi we amakuru akayatanga cyane. Makironi yabwiye afande mukuru ko batangiye kubanuganuga, bityo twakwambarira urugamba, kuko isaha n'isaha twaterwa. Koko hashize iminsi mikeya Makironi avuye mu nkambi, twumva batugabyeho igitero, bakubita ibisasu mu nkambi yacu ndetse no mu kirere hari indege za kajugujugu za gisirikare. Nanjye numva ni wo mwanya wanjye wo kwibwira abasirikare baje kudutera bakanjyana. Ubwo urugamba rwaratangiye, nanjye ndwanya abasirikare bari baduteye, kugeza ubwo indege zose twaje kuzihanura hasi, ubundi abasirikare tukabica koko kakahava. Abasigaye tubafata nk'imbohe, tuza gufatamo umugabo wari ukuriye ubutasi bw'igihugu cyacu, ubundi tumufungira mu kumba ka wenyine. Afande wacu antegeka ko ari njye ugiye kumutoteza, nanamukubita kugeza igihe azapfira. Ariko muri njye nkibuka ukuntu umutwe wacu w'inyeshyamba zigumiye ku butegetsi n'ubundi zirwanira ibintu bidafite agaciro, bishobora no kurimbura igihugu. Umugabo ntangira kumutoteza ku itegeko rya afande, ariko ntabishaka. Igihe twari turi kumwe mu cyumba twenyine, kuko afande yaranyizeraga, naganiriye n'uwo mugabo ukuriye ubutasi bw'igihugu cyacu. Arambwira ati, mwana mutoya,
uri muto cyane ku buryo utagakwiye kuba uri gukora ibi ngibi, kandi igihe kimwe uzabona ko wibeshye. Ndamusubiza nti ibyo ndabizi. Arambwira ati none niba ubizi kuki uri muri ibi ngibi? Wagakwiye kuba uri iwanyu mu rugo ukiga amashuri ukayarangiza ukabaho ubuzima bwiza utari hagati y'abanzi n'amasasu. Ikindi kandi ntabwo iyo nza kukubonaho mbere y'uko ufata umwanzuro wo kuza mu gisirikare, uretse n'icy'inyeshyamba n'igisanzwe cy'igihugu, ntabwo nari kukugira inama yo kukizamo, kubera ko kuba ukiriho ni amahirwe. Uzamuke hejuru uze kureba ukuntu bagenzi bawe bapfuye urupfu rubi, wowe ukaba wagize amahirwe ukarokoka kuko afande wawe akurinda. Bityo abapfuye bazibukwa nande? Bazibukwa ko barwaniraga iki? Umusirikare nahise mubwira nti ibyo mbwira byose ndabizi. Ahita avuga ati niba uri kumbwiza ukuri kubizi rero ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe. Ndamusubiza nti nta kindi wansaba uretse kukuvana ahangaha nkagucikisha. Umugabo ahita avuga ati nta mpamvu yo guca ku ruhande, ni ibyo ngibyo. Ndamusubiza nti oke, ibyo uri kuvuga ndabyumva. Ndagucikisha mu masaha ya nijoro saa sita zuzuye, uraba uvuyemo hano, ariko hari ikintu kimwe uraza kumfasha nawe. Umugabo arambwira ati mbwira ndakumva kandi ntacyo ntakora kugira ngo mve hano kuko igihugu cyacu kiri mu byago. Umugabo mpita mubwira nti ndagushakira intwaro, umfashe kwica afande wacu n'umwungirije, maze ubundi umfashe kurwanya abaturwanya bose, ubundi nkureke wigendere. Umugabo ahita avuga ati niba ari uko bimeze ndumva turi mu ruhande rumwe, bizanaba byiza cyane uramutse uje tukanajyana. Ndamusubiza nti oya, ntabwo turajyana, ndaguma hano kuko hari n'abandi bantu bakorera leta yanyu nshaka kuzabanza kwica mbere y'uko mva hano nkazaza mu gihugu kizima. Njye n'umugabo twamaze kuganira gutyo, ubundi byose turabyemeranye. Afande wacu generali ndetse n'umwungirije bahita baza bagana aho ngaho. Nanjye mbibonye ntangira gukubita wa mugabo. Ahita ambwira ko ngomba kumukubita cyane kugira ngo bigaragare ko namuhamije. Ntangira kumukubita, afande yinjiye ambwira ko nakabije, bityo ndekeraho ntaza kumwica kuko apfuye twaba duhombye kandi twaramwifuje kuva kera hose. Afande yambwiye gutyo mpita nikanga, mpita nibaza uwo mugabo w'umutasi niba ari we papa wanjye. Afande ambwira ko papa wanjye ari we wari umutasi igihe bamfataga, ariko ko bari inararibonye ntago bamwohereza mu rugamba. Tumaze kuvugana ibyo ngaruka aho wa mugabo yari amanitse, mwicira akajisho mubwira ko gahunda ari gahunda, saa sita z'ijoro turaza guhura. Nuko nanjye nzamuka mva mu ndake ngera hejuru aho abasore bari bari kwitoreza, kuko nari umwana ariko nzi no gutera inkuru cyane bakankunda, ku buryo twateye urwenya amasaha akicuma, ari nako turimo gukubita imfungwa twari twafashe zavuye mu gihugu. Nuko amasaha aza kwicuma burira, za mfungwa tuzijyana muri gereza aho tuzifungira, ariko nza gufata agapapuro nandikaho mbwira imfungwa kudasinzira kuko saa sita z'ijoro ndazicikisha. Ngahereza umwe mu mfungwa mubwira ko agomba kubwira bagenzi be. Nuko nanjye sinaryama, ndetse njya no gukontorora abantu bose bacunze inkambi yose kugira ngo turebe aho turanyuza abasirikari. Nta kindi nakoze afande yamaze kuryama. Maze kumenya neza njya no mu cyumba cya majoro wari umwungirije, nawe mbona yamaze kuryama. Ubundi mpita njya ahabikwa intwaro, mfatamo imbunda za pistori nini nshyiraho silencer, ubundi nzitwara nitonze. Ngenda nkwepana n'abasirikare bari gucunga mu ndake, ariko kuko aho twabaga hari hubatse neza aho nta basirikare benshi bari bahari. Mpita ninjira mu cyumba gifungiyemo wa maneko w'igihugu, mpita murekura ambwira ko yari azi ko ndi kwikinira. Mubwira ko ndi umusirikare uhamye, kandi nubwo ndi mu nkambi y'ibyihebe bya Antigi 001 ariko ndwanira igihugu cyacu. Ndangiza kubimubwira narangije kumurekura kare, muhereza imbunda ubundi nk'umutasi ambwira uko tugiye kwiga urugamba neza. Mubwira ko tugiye kubanza kugenda bucece, tukabanza kuvana mu nzira abasirikari barinze gereza y'imbohe ze, ubundi imbohe tukazirekura. Twamara kuziha imbunda bakadufasha kwica afande generale ndetse na majoro. Ibyo tubirangiza twasohotse aho yari azirikiye amanitse. Mu kujya gusohoka umusirikare urinda agace kacu aba yatubonye, agiye kuzana umunwa w'imbunda mpita mutanga, ndasisha pistori iriho siransiye. Mbona amaze kumurasa agiye kugwa, ngenda niruka nk'ininja,
amaguru adakora hasi kugira ngo mugereho agwe buhoro adakangura abaryamye. Nuko ibyo mbikora ku muvuduko uhambaye cyane kuko kwiruka nari narabyigiye mu ishyamba rya Santa, kubera ko hafi ya ryose narizengurutse niruka. Namaze kwica umusirikare umutasi nawe yangezeho kare. Ibyo bimuha icyizere cyo kunyizera 100%. Ambwira ko yarazi ko nshaka kumukina imikino yo gucika ubundi akandasa, avuga ko narindi gucika. Mubwira ko yizera ijambo ryanjye bityo akaza gusohoka byanga byakunda. Twageze ahari gereza y'imfungwa, tuhabona abasirikare 2 baharinze. Umutasi mubwira kuguma inyuma gatoya, nkagenda mbasanga kuko banzi ntago bankeka. Nkibageraho ndabasuhuza, mbabaza impamvu batagiye kuryama. Abasirikare bambwira ko babyutse abo basimbuye bakaba bagiye mu kanya. Mbabwira ko nabuze ibitotsi bityo bakwigira kuryama. Bambaza bambwira niba koko ibyo mvuze ari byo, ndabibahamiriza. Mpita mpamagara aho bari bahagaze, mpahagarara ubundi baragenda. Ntibakamenye ko bari gusanga umunwa w'imbunda y'umutasi. Ibyabereye mu ruhande bamusanzemo ntago nzi uko byagenze kuko sinigeze nanabimubaza. Ahubwo nagiye kubona mbona ngezeho anyicira isiri ko byose bimeze neza. Ako kanya nta kindi nakoze, nafunguye imbohe. Umutasi abahereza imbunda zose yari afite barakwirwa. Mbabaza niba amasasu yuzuye, batangira kubaza umutasi ukuntu niriwe ndi kubakubita ariko nkaba ndi kubacikisha. Umutasi abasubiza bereka ibisebe na mukase mutoteza, bahita bamenya ko yari gahunda yacu. Nuko bamboneraho kuva muri gereza. Umutasi ambaza ko ahantu hubatse ndahamubwira. Maze kuhamubwira agaba abasirikare be ukuntu bagiye gukora misiyo mu ibanga, ariko bagira ikibazo ko hari abasirikare benshi cyane kuko inkambi yacu yari irimo abasirikare 245. Bumva iyo nkambi nta kuntu bayisohokamo. Umutasi ababwira ko abarajya baza mu kivunge nta kuntu turabigenza uretse ko bakubita za grenade. Mbabwira ko ibyo birasakuza bose bakazira icyarimwe, ahubwo tugiye gukora ibyibanze ubundi ducike mu mahoro. Nubwo inkamba ari nini cyane turaca mu ruhande rumwe gusa, ku buryo hari n'ababyuka bagasanga ibintu byarangiye. Ubwo abasirikare bagiye aho umutasi yari abagabye, jye nawe tuvugana ko tugiye kwica generale na majoro. Duhita tugenda tugana mu cyumba cya generale. Mu kwinjiramo njyenyine ahita akanguka, abonye ari ngera tuza mbaza icyo nje kumara. Ako kanya ngenda musanga aho yari amaze kwicara ku buriri. Mubwira ko numvise mfite ubwoba nkavaho nari ndyamye ubundi nkaza kumureba. Mugeze iruhande mpita mwicara iruhande. Ako kanya mpita mutunga imbunda ku mugongo. Mubwira ko atagomba gukora ikosa na ritoya kuko ndahita murasa. Ako kanya namaze kumubwira gutyo mpita nkubita akavugirizo gatoya, maze kugakubita umutasi ahita yinjira. Amaze kwinjira aza yatunze generale mu gipimo, ariko atarakurura imbarutso mbona inyuma ye haturutse majoro yambaye gisirikare ariko hasi yambaye inkweto zifunguye. Ahita atunga umutasi imbunda maze amutegeka kumanika amaboko ashyira imbunda hasi. Majoro mubwira ko niyibeshya akagira icyo atwara umutasi ndahita ndasa generale ubundi nawe mpite murasa, kuko niyiha kujya mu byo gushyiramo amasasu ndamutanga kuko we ntabyo aherutse. Kubwo kwizera ko abasirikare turi hasi ari twe turwana, bo bagakoresha mu mutwe. Ubwo nta kindi cyakurikiyeho, umutasi yatangiye kumanura imbunda, ariko ngenda ubundi nta kintu nari ntegereje kuko kwica generale byari byo birakura igihugu mu ntambara. Mu gukurura imbarutso ya pistoli nari mfite ubwoba buranyica, nibaza ibintu bimbayeho ibyo ari byo kuko umutasi yari yamaze gushyira imbunda hasi, nta buryo arabona bwo kuntabara. Nibaza ibintu bigiye kumbaho muri ako kanya kuko nyuma yo gukurura imbarutso muri pistoli yanjye nasanze nta masasu ari muri magazine, numva bindangiriyeho. Afande amaze kumva ko nta sasu riri muri magazine ahita mfata, aranaga nkubita ku gikuta cya ferabeto cy'iyo nyubako twarimo y'icyumba yararagamo. Mu kureba mu bizungera byinshi mbona umutasi majoro aracyamufite. Afande ahita ahaguruka arimo kuvuga ati iki cyana cy'imbeba cyatugambaniye. Majoro hamagara abandi bose kuko bombi ndabafite, ubundi bitegure wasanga barangije no kubohora zambohe. Majoro ahita avuga ati yese reka ngusigire uyu mugabo nizere ko icyo cyana kitarakunanira. Ako kanya aho nari ndyamye ndimo kuzungera numvise ibyo barimo kuvuga.
mpita menya ko akacu katurangiriyeho, mpita nibaza ukuntu umutasi bagiye kumwica, nanjye bakanyica baramutse bangiriye impuhwe, kuko batazigize bari kuntoteza kakahava. Nuko nibuka ba basirikare twabohoje bagiye gushaka inzira yo gucikiramo. Ku myaka yanjye mikeya numva ubuzima bwabo bari mu biganza byanjye. Mpita mpaguruka aho nari ndi inyuma ya generale, mu gihe ndi kubona majoro arangariye kuvugana na generale. Mpita ndeba hose vuba vuba ngo ndebe ko generale imbunda yiraza hafi ye. Ku bw'amahirwe mba ndayibonye, ako kanya mpita nyifata ahindukira nashyizemo isasu. Nta gutindiganya mpita muturitse umutwe, ubwonko bugwa hakurya. Mpita numva urusaku rw'isasu ruravuze cyane, bivuze ko inkambi yose bumvise ibibaye, bityo bagiye kuza kureba ibiri kuba. Nta kindi cyabaye, umutasi nawe yahise yibirindura na majoro, ariko imbunda ya majoro igwa hasi iramucika bitewe n'uburyo umutasi yamwigaranzuyemo. Nuko umurwano wabo utangira uko nguko, ariko umutasi w'imyitozo ihagije rwose yarayifite, kuko yakubise majoro atangira gucira amaraso, kugeza ubwo yaje kuryama hasi, ubundi agatora imbunda ye. Mu gihe agiye kumurasa twumva igikundi cy'abasirikare bari kuza aho turi, duhita tumenya ko bahise barwaniriza kuza kureba umuyobozi wabo niba ari muzima. Nta kindi nakoze, nahise nshyira isasu mu mutwe wa majoro, ubundi mpita mfata umutasi mutunga imbunda. Abasirikare mu kuhagera basanga umutasi ndamufite, mbabaza uko byahise, bamenya ko ndi vuba vuba kubera ko hari habuze gato ngo umutasi anyice. Abasirikare bambwira ko bumvise isasu bagahita baza kureba afande, babwira ko afande na majoro bamaze gupfa, ariko uwamwishe nkabamufatiye mu cyuho, bityo bamundekere bagende bajye kureba za mbohe zose bazice, hasigare nk'abasirikare 3 gusa bo kumfasha gucunga umutasi. Bahise babyumva vuba vuba, ubundi baragenda. Mu kureba mbona dusigaye turi 4, umutasi musaba gushyira amaboko inyuma cyangwa nkamuturitsa. Ahita abyumva vuba vuba, ndebye ahantu majoro aryamye nkabona ya mbunda y'umutasi. Iyo nari mfite ya generale mpita nyishyira mu biganza by'umutasi aho yari yabishyize inyuma, nanjye ntora imbunda y'ubundi mpita murya urwara amenya icyo gukora. Twese turasa abasore 3 bari aho ngaho. Umutasi ahita ahindukira arandeba, ambaza ibyo bintu aho nabikuye. Mwibutsa ko namubwiye ku manywa ko njye nabanye na afande cyane, bityo nzi gukoresha ubwonko cyane, yanyigishije ndetse n'imyitozo. Umutasi ambwiza ukora, ambwira ko gukoresha ubwonko ntaragera igihe cyo kubyiyemerana, kuko ntago ndamenya kujya ku rugamba nzi neza ko imbunda irimo amasasu cyangwa atarimo. Mubwira ko haburaga ubwenge bwe ngo abumpe ubundi byose byuzure, ariko kubw'iyo mpamvu ubu ndabimenya. Twese dusohoka nze dutangira guca ku basirikare. Umutasi mubwira ko ntashaka ko abasirikare tubica, ahubwo byaba byiza tubafashe maze tukabazirika cyangwa tukabafunga, ubundi twamara kubikora tukabahindura imyumvire, kubatoza igihugu no kugikunda, kuko ibyo ba afande babo barwanira batari byo. Umutasi namaze kumubwira gutyo ankora mu mutwe, ambwira ko nubwo ndi umwana ariko ari we utanga amapeti yampa irya generale. Mubwira ko iryo peti nzarigeraho kandi ngashyigikirwa n'igihugu cyose, turwanira hamwe intambara zose. Nuko dukomeza kugenda tugana hari abasirikare. Mu guhura n'abasore 2 twakundaga kuba turi kumwe, bambaza impamvu nabagambaniye. Bashatse kundasa mbanza kubasaba akanya kugira ngo tuganire. Abasore bampaye iminota 2 gusa kugira ngo bahite bandasa. Mbabwira uko ibintu byose bimeze, ndetse n'uwo mugabo turi kumwe ko ari umutasi. Ntangira mbasobanurira ubuzima turimo, tutazi imiryango yacu ndetse n'aho dukomoka, kuko abenshi muri twe twarashimuswe. Mbagereraniza nubwo twaba turimo turamutse turwanira igihugu cyacu, abaturage batuzi tugenda mu mihanda mu mpuzangano ya gisirikare, badusuhuza iryo shema uko ryaba bimeze. Abasore bambwira ko nubwo iminota bampaye nayirengeje, ariko nkomeze mbabwire. Nababwiye ko nta kindi cyo kubabwira gihari, mbabwira ko ahubwo bagakwiye kudufasha tukumvisha abandi, bityo tukaba twiberaho mu mahoro yacu. Abasore bambaza ikintu duhagaze aho ngaho dukora, kuko abasirikari bazanye n'umutasi bashobora kuba bari kwicwa. Duhita dutatana n'abari konge n'umutasi dukomeza kugendana. Ambwira ko ibintu ndi gukora ndi kubikora mu buryo bwe, nkaho wagira ngo ubwenge nabumukuyeho.
Umutasi yambwiye gutyo mubaza niba nta mwana agira ngo azamujyane mu gisirikare. Ambwira ko umwana we ashobora kuba yarapfuye kera kandi icyaha cy'urupfu rwe rwose akishinja kuko niwe wamutanze. Ambwira ko wasigaranye ari umukobwa ariko ntago yamutoza ibya gisirikare nubwo akiri muto, ariko nakora azibera ikindi kintu ku buryo nta hantu azahurira na politiki. Umusirikare dukomeza kugenda, twahura n'abasirikare tukababwira, bamwe bakabyemera abandi bakabyanga. Ababyanze tukabakura mu nzira kuko nta yandi mahitamo twari dufite. Byageze mu rukerera abasirikare benshi bari bari ku ruhande rwanjye, ariko tubabazwa no kubona abasirikare bazanye n'umutasi bamwe na bamwe bishwe. Ndamwihanganisha nawe ambwira ko urugamba ariko bigenda. Saa 10 za nimugoroba uwo munsi abasirikare barenga 2,000 byari bigize inkambi yacu twari twabazengurutse, ariko bamwe twabishe kubwo kwanga kujyana natwe, ndetse ntago byaturuhije cyane kubera ko abasirikare bacu nibo bumvishaga bagenzi babo. Bivuze ko njye n'umutasi hari aho twageze tukiyicarira, bagenzi banjye bagakora akazi. Saa 10 z'uwo munsi twese twagiye kuri parade. Umutasi ajya imbere maze ababwira gahunda zose bagiye kubwira bagiye babwirwa na bagenzi babo uko zimeze. Abasirikare bavuga ko ibyo bintu babyishimiye cyane, bityo kubw'iyo mpamvu badukure mu ishyamba tujye mu gihugu. Nahise mpagarara imbere yabo nubwo nari umwana mutoya kuri bo bose, kuko abo twendaga kungana bandushaga nk'imyaka 3 cyangwa 4. Mbabwira ko tutahita tujya mu gihugu, ahubwo tugiye kuguma aho ngaho kubera ko hari abandi basirikare bagomba kuba bari mu gihugu bakorana na generale na majoro, bityo nabo tubanze dushake icyo tubakorera, uhereye ku mujepe warindaga perezida. Abasirikare bankomera amashyi. Umutasi ababwira ko byose ari njye wabipanze. Ako kanya umusirikare umwe mu bo twari kumwe afata ijambo. Umutasi amubwira kuza imbere agafata indangururamajwi. Araza atangira kuvuga ati muri njyewe ndi kumva mbohotse, kubera ko ndi kumva igihugu cyose ubu nakigenda mfite uburenganzira, kuko ntago nkitwa inkeshyamba, ariko byose bikaba byakozwe n'umusirikare mutoya twese turusha imyaka. Bityo wowe afande w'umutasi nubwo udafite ububasha bwo gutanga amapeti, ntago urava hano uyu mwana utamuhaye ipeti rya generale, kuko turahita tugufata tugufunge kugeza igihe urabikorera. Uwo musirikare yamaze kuvuga gutyo bose bahita basakuriza icyarimwe, bigaragara ko banshyigikiye. Umutasi mukunde babona mu maso yanjye harimo kuvamo amarira, kubwo kuba amarangamutima yaramfashe nkarira. Ahita babaza niba nta bendera ry'igihugu cyacu cya Kentrone rihari. Bavuga ko ntaryo kuko tutari abanyagihugu. Ahita akora ku ibendera riri ku ishati ye ya gisirikare, maze arahira nanjye ankozeho ko angize generali, ndetse akaba aratanga raporo kwa perezida akivaho mu ishyamba. Abasore bose basakuriza icyarimwe, mbona baraje baranteruye ubundi banyemerera amarere. Mpita mbona ipeti risumba ayandi mu gihugu gutyo nkiri umwana, nubwo nari nzi ko ntari ndikwiriye. Ubwo afande yaratashye natwe dusigara mu nkambi, ariko ataha amaze kudusezeranya ko arohereza abasirikare bo kuduha imyitozo barenze, ndetse ubu ubwo arohereza abatasi ari bo badutoza. Mpita numva ibyo nibiramuka bibaye ngomba gukaza imyitozo cyane kugira ngo ipeti ryanjye ribe rinkwiriye. Hashize ibyumweru 2 gusa abasirikare baraza baradutoza koko birakomera. Umutasi ambwira ko yamaze gutanga raporo kwa perezida, ariko perezida akaba ashaka guhura nanjye. Mubwira ko yazaza kundeba kuko njye ntago nava mu ishyamba, kuko hari abasirikare babagambanye mu gihugu bashobora kumbona. Umutasi ambwira ko perezida yabyemeye kuzaza kundeba n'ingabo zanjye, kandi kuretse no kuba twaguma mu ishyamba badushaka kuzavanaho abagambanyi, perezida yashyigikiye ko tuhaguma mu ibanga tugakomeza kwitwa inyeshyamba, ariko tukaba tuzaza gutera turi gutabara igihugu igihe cyagize ikibazo. Ubwo Umutasi naramushyigikiye, ambwira ko Makirone yaje kuba umukuru w'abajepe, abifashijwemo n'abajenerali bamushyigikiye bashaka kwica perezida. Abo bakaba ari nabo bajenerali bishe papa we, bakabeshya ko ari perezida wamwishe, bityo Makirone akaba afitiye perezida urwango cyane. Numva Makirone wampoma nkamukubita nk'amasasu 3 mu mutwe. Nuko twe dukomeza kwiberaho gutyo bisanzwe,
ndetse umutasi akajya akunda kuza kudusura azanye n'umugore we nawe wari umutasi. Nuko igihe kiza kugera nanjye ntangira kujya njya mu gihugu kuko nari narahatinyutse ariko nkajyayo nk'umuntu usanzwe. Hari umunsi umwe rero umutasi yambwiye ko bafite umunsi mukuru bazitabira muri kampani yitwa Barewisi Company, bityo naza mu gihugu kuko niho twabyitaga, kuko ishyamba ryacu nubwo ryari mu gihugu ntago twiyitaga abanyagihugu. Ambwira ko nza mu gihugu nkamufasha gutegura umutekano wa perezida. Nuko abasirikare banjye umutasi nawe yari yarahaye amapeti bameze nk'aho ari abajyanama banjye barabyemera. Mva mu nkambi njya mu mujyi wa Kenti, umutasi angisha inama y'ahantu yashyira abarashi bacunga umutekano wa perezida. Hose tumaze kuhategura neza n'uburyo bazaba bameze turataha. Umutasi ambwira ko twajya kwa perezida agahura nanjye nk'umushyitsi wiwe mu rugo bisanzwe bitari mu rwego rwa gisirikare. Nuko njyayo tuvuye muri Barewisi Company. Tugezeyo umuryango wa perezida uranyakira, biranarenga banyakira nk'umwana mu rugo kuko nasanze bafite n'umusore tungana. Perezida ambwira ko yishimiye ubutwari bwanjye. Mubwira ko abasirikare bacu tumeze neza, igihe cyose badukenereye duhari. Nuko tumaze gusezeranaho njye n'umutasi tuva kwa perezida, njya kurara muri Barewisi hoteli mfite gahunda yo gutaha ibirori birangiye, ariko numvikana n'umutasi ko ngomba kuba mpari nk'umusivili usanzwe. Ubwo rero bwarije buracya, ibirori byabo biratangira. Mu gihe ngiye gusohoka muri hoteli ngo njye kureba nanjye, kuko perezida niwe wari ugezweho ari kuvuga ijambo, twumva indangururamajwi y'umujyi bavuga ko Macron abaye perezida w'inzibacyuho. Mpita mpamagara umutasi mubaza ibibaye, ambwira ko perezida Macron amaze kumwica, bityo niyo telefone turi kuvuganiraho agiye kuyikandagira yihonyore atanteza ibyago, kuko yamaze kumenya ko Macron yabiteguye byose. Bakaba bagiye kumuhiga hamwe n'agasore bazanye aho muri hoteli mu munsi washize. Ansaba ko ngomba gukora ibishoboka byose nkava muri hoteli, kuko abasirikare banjye baramutse bambuze byahita bizamba. Ikindi kandi nirinde sinze gutera igihugu, ahubwo ngo umwe mu ishyamba nitegure neza nzatera igihe kigeze. Nta kindi nakoze, nahise nca inyuma mu gikari nyura ahashyinguye imibiri y'Abarewisi bose, kuko niho hatari hari akavuyo. Mbasha gusohoka muri hoteli. Hanze mpahurira n'abajyanama banjye babwira uko bimeze. Bahita bansaba ko twava mu mujyi tukajya mu ishyamba. Twagiye mu ishyamba kugerayo noneho nsanga twatewe, ariko abasirikare banjye kuko bari bafite imyitozo myiza, abajenerali bose barabafata. Mu kubaza abo bajenerali impamvu baduteye, bambwira ko bataduteye ahubwo baje mu buhungiro, kuko nibo bajenerali bonyine basigaye badashaka kwiyunga na Macron kubera ko ubuyobozi bwe batabushyigikira. Ikindi yari kubica akabamara, ndetse na bagenzi babo bandi bakaba babagambaniye. Nahise mbwira abasirikare banjye kurekura abajenerali ba nyabo. Barabarekura batangira kumbwira ko banyumvisheho byinshi, ahubwo iyo bataza guhura n'umutasi bari kuba baragiye kure byarabarangiranye. Nyuma yo kubwira Macron bamujijisha ko bavuye mu ishyamba bakica inyeshyamba zose za anti-G001, Macron nawe akabigura akaba azi ko izo nyeshyamba zitakiriho. Kuva icyo gihe tukaba twibereye muri iri shyamba, akaba ari nayo mpamvu nakubwiye ngo abayobozi banjye, nubwo ndi generali ariko hari abandi bajenerali ari bo babo baje bahunze Macron, akaba ari bo mfata nk'abayobozi nubwo nanjye ndi generali. Tukaba turi gutegura kwihorera kuri Macron ku byo yakoze byose akabyishyura. Bityo rero Rita nawe mugenzi we, nubwo mwaje ahantu habi cyane ariko muhumure ntago turi abantu babi, gusa mupfa kutubwira ko muzatubikira ibanga, kuko nimutuvuga ntago namwe tuzabarebera izuba, kuko misiyo yacu muzaba muyishyize mu kaga. Ngaho mwisanzure mutubwire n'icyo mwifuza kunywa byose turabifite.